tujya tugira ibyago kuko tujya tumenya ibyaha byanyu byinshi. Banza dusigaye turusha abapadiri kumenya ibyaha by'abakristo, ariko twebwe ikibazo nuko tumenya iby'abayobozi tutamenya iby'abakristo. Rimwe twigeze kuganira n'abayobozi b'itorero hamwe mu matorero mato bafite ibibazo pe, babwirana amagambo mabi. Mbabwira gutya, namwe sinshaka kubabwira uko, ariko ndagira ngo mbabwire icyo gihe nababwiye kubera numvaga mbabaye. Narababwiye ariko nasobanuye ikintu kimwe: muri abakozi b'Imana ariko mwanze kuba abakozi b'Imana mukaba n'abana b'Imana. Icyo gihe nari narakaye ndababwira nti ngiye menya aho ntandukaniye namwe. Mwebwe muri abakozi b'Imana mwifata nk'abakozi, nanjye ndi umwana w'Imana. Bari twashwanye barambwira ngo bansengere ndanga. Ndababwira nti ibintu byabazanye aha ntibibahesha uburenganzira bwo kunsengera na gake. Ubuhamya bwanyu nta jambo bubaha mu kunsengera, ntago muri bubikore. Bati wanze Imana, ntireka da, ngiye ndi umwana w'Imana ishobora byose. Ahubwo mwabakozi b'Imana mwe mwabaye bagarugo beza. Niba mwanze kuba abana basi ni mubabaga. Abanyarwanda ntibavuga ngo uhinga mukwe ntasigana. None se bwa bukene tubumaneginga tutari mu turi. Nashimye cyane thimu mwatoranyije. Uru rutare koko kandi batarya ibibonetse. Ariko muzi ibintu abashumba bajya bakora. Giye banyeretse umushumba wabwiye abantu ko afite guta adashobora kurya inyama z'inka. None wumva abakristo ko bajya babagenza, nyina arabacyaha arabatonganya bajya gushaka inkoko ahantu, bagambirira kuzamusura. Bagiwe mu rugo ngo babone ko za nyama z'inka zitahaba, kandi basanga iwe arizo bagabura. Urumva kubura ubuhamya ku bintu bito? Buriya hari ubwo tububaha kurusha uko tubakunda, kuko umuntu agukunda ibyo ntiyagenda bivuga. Ariko iyo ni inkuru yabaye kimomo igera no kwa Regurete. Iyo nkuru ifite amazina sindi buyavuge. Nanjye ndamuzi nayo mazina ndayazi, n'abagiye iwe ndabazi. Ibaze kuba umushumba kugera kuri icyo gipimo. Kuba urutare rero bifite icyo bisaba. Natwe mu gihugu tubabonamo urutare rukomeye. Buriya nusuzuma uzasanga abarinzi b'igihango muri iki gihugu abenshi bari mu miryango ishingiye ku myemerere cyangwa muri societe civile. Eze kuganira n'abashumba bamwe mu rindi torero, abo bashakanye bafashe inzira bajya ahantu kwiherera, batumiza umuhanuzi. Bengo uko wabona mama Chantal yagiye ahantu yavuye kwa Bishop, bagashaka umuhanuzi utamenye icyatumye bamenya ko ari n'umuhanuzi. Nabwira ariko se iwanyu mu idini ryanyu mugira umuyobozi mukamusiga nawe ntimumwemere? Ubu umugabo wawe ni umushumba w'itorero ryose, ariko si uwawe urajya gushaka umuhanuzi ngo akubera umushumba. Byapfiriye ku buryo ushumba abakristo 500, umugore wawe akajya mu buvumo, wakajya gushaka umudiyakoni mu buvumo ngo amubwire iby'Imana yavuze. Kandi bitabamo, ariko mu matorero menshi nabonye bibamo. Bakajya mu buvumo bakamarayo icyumweru, mwebwe mukirirwa mwigisha abandi uretse abanyu. Abanyu bakajya gushaka undi bakeka ko Imana ivugana nawe, ugasanga ni nkaho itabumvishije. Mwebwe murumva bikwiye, noneho mukatubwira ngo ntimugifite ibikorwa kubera yuko tutagitura. Ariko mbabwire impamvu zimwe mu zituma tudatura. Dukora ubushakashatsi mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere. Nagira ngo mbabwire ko hari ikintu gitangaje. Muri uyu mwaka twabajije abaturage uburyo bize, uburyo bashima imikorere y'inzego zitandukanye dushyiramo n'abayobozi b'amadini. Muri hejuru iyo muri 91, abaturage 91% bashima, babagirira icyizere bakanabashima. Ibyo bintu mukomeye amashyi, ariko muzi icyo bimuvuze? Icyo cyizere muzi icyo mugikoresha ubwo? Abo bantu babizeye gutyo nibo mukorera management y'ubukene. Erega uyu munsi murava hamwe hazindutswe ku managing ubukene. Niyo mutazinuka ibindi, cyo ndashaka ko mukizinuka. Mufite interventions zose zihagije kwanga ubukene. Mwebwe muzi kwigisha abantu bakanga ingeso mbi, murabizira? Siko bigenda. Kimunsigaye mutwigisha ntituzange byagenze bite? Icyo mbariza icyo, abaturage turababaza ngo mubona muti imitangire ya service ahantu turi hose
hejuru ya 90% y'abanyarwanda ni abakristo. Si abangirikani gusa, ariko ni abakristo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abakristo hejuru ya 90%, iyo ugiye mu mikorere y'inzego zimwe usanga abakristo bagaya uburyo bahabwa serivisi. Nkambabwira ikintu mukwiriye kudufasha kimwe cyoroshye. Uzi ko hari uturere banyakubahwa bishop turi mu mbibi zanyu, aho imitangire ya serivisi abantu babwirwa nabi kuri 75%. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Edith Kazayire ni uyobora ishami rishinzwe imiryango itari iya leta, imiryango ishingiye ku myemerere ndetse n'imitwe ya politiki. Nishimiye kuba mu rugo, ndabasuje ku izina rya Yesu. Ariko buriya nanjye ndashyiramo tukutendereza. Tukute murakoze cyane. Ngira ngo twese dufite impamvu zo gutendereza, zo gushima. Ni ngombwa ko dushima ko dushobora guterana tungana gutya. Rwabaye urugendo tutari twiteguye twese, ariko murabizi ko mu mwaka w'2020 harekeye aho guhura, turekeraho guseka ngo abantu babibone. Tuyoberwa uko abantu bamwenyura. Mwe ntimwabyibagiwe? Ugahura n'umuntu ukavuga use buriya yamwenyuye, yandakariye, yabigenje ate? Abagira isoni byaraboroheraga cyane kuko agapfukamunwa kukihishamo biroroha. Ariko turashima Imana. Turashima Imana ko turabivuga nk'aho ari amateka ya kera, ariko ni ibintu bya vuba cyane. Kandi iki cyorezo kiracyari n'ukuri ku isi turiho. Turashima Imana kubera ko yaduhaye ubuyobozi butwitaho nk'abanyarwanda. Iyo tutagira ubuyobozi butwitaho ngo imbaraga zikenewe zikoreshwe vuba, iyo tutagira abaturage bizera ubuyobozi, iyo tutagira umuco w'ubufatanyabikorwa, ngo umushumba aho ari ahangayikishwe nuko umukumbuza gusenga ariko ufite umutekano, leta aho iri ivuga iti icyo bidusaba kugira ngo umutekano w'abanyarwanda ushoboke n'izi nkingo, reka tuzigure, reka twubake ibikorwa remezo bituma dushobora kuzibika, reka dukoreshe inshuti zacu dushobore kugira umutekano. Murumva tudafite impamvu yo kwishima? Ntago covid yishe abacu benshi, ariko abo yishe ni ingenzi kuko hari imiryango yazimye ahandi, murabizi. Abo yishe nta muntu mwinshi ubaho. Umubyeyi w'umuntu n'umubyeyi we, ntago abapfu baba bakeya kuko hatapfuye ababyeyi 5. Ariko imbaraga zituma dushobora guhuza tukarwanya covid ni imbaraga dukura ahantu henshi, ariko ngiye mbona tuzikura ahantu habiri hakomeye kandi twubatse nk'igihugu. Icyambere tuzikura mu gushaka kubaho. Nk'igihugu cyamenye jenoside yakorewe abatutsi, byarashobokaga ko kubaho tubivaho, ubuzima bugata agaciro. Niba hari ikintu cy'agaciro iki gihugu cyagize, ni nyuma yo kubona uko ubuzima buta agaciro pe, twahisemo kubaka ubuzima bufite agaciro. Imana ishimwe cyane yuko twagize ubuyobozi utabona abapfuye benshi ngo bwirengagiza agaciro k'abakeya bariho.
Imana ishimwe yuko tutamenyereye urupfu ngo rubi bisanzwe. Imana ishimwe ko twahisemo kubaho. Ariko guhitamo kubaho nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi ntago bisaba kubaho bisanzwe, nta nubwo bisaba gukoresha imbaraga zisanzwe. Nibajije ko mbere yuko mvuga abo dushaka kubaho, icyerekezo iki gihugu gifite, dukwiriye kwibaza ngo twageze aha dute. Muri 1999, 1998 wenda bamwe mwari munahari, mu Rugwiro habayemo ibiganiro byitwa ibiganiro byo mu Rugwiro. Yabazaga ngo twageze aha dute, twabaye abagome dute, twagize amateka mabi dute. Icyiza nuko tutagarukiye. Twaravuze ngo turashaka kuzaba bande mu myaka 20 iri imbere. Turavuga ngo tuzagerayo dute. Turavuga ngo turashaka kuba abantu ki. Isesengura ryakozwe muri icyo gihe cy'Urugwiro, Abanyarwanda basubiye mu mateka yabo ya kera. Baravuga ngo ariko twigeze kubaho abantu. Icyadusenye ni iki? Uyu mwaka ndifuza ko mwebwe mwibaza icyatwubatse ni iki. Ubu ntibyoroshye kwicyo tukibaza, kuko gusenyuka turabizi ko twasenyutse. Ariko icyatumye tutarangira burundu ni iki? Ni ayahe mahitamo yatumye tudasibangana? Numvaga ariyo mahitamo ndi buvugamo cyane. Ayo mahitamo atuma ariyo mpamvu no kuganira n'itorero ari ingenzi. Kubera yuko muri ayo mahitamo namwe murimo, nsanze harimo gusoza ikiganiro cyiza, ibindi byose sinabyumvishije. Ariko icyo numvishije gikomeye ni ukubabaza ngo mbese muri abashumba b'ingo zanyu? Nigeze kuganira n'abashumba bamwe mu rindi torero, abo bashakanye bafashe inzira bajya ahantu kwiherera, batumiza umuhanuzi. Benga uko wabona Mama Chantal yagiye ahantu yavuye kwa Bishop, bagashaka umuhanuzi utamenye icyatumye bamenya ko ari n'umuhanuzi. Nababwira ariko se iwanyu mu idini ryanyu mugira umuyobozi mukamusiga nawe ntimumwemere? Ubu umugabo wawe ni umushumba w'itorero ryose, ariko si uwawe urajya gushaka umuhanuzi ngo akubere umushumba? Ariko mushumba byapfiriye ku buryo ushumba abakristo 500, umugore wawe akajya mu buvumo, wakajya gushaka umudiyakoni mu buvumo ngo amubwire iby'Imana yavuze. Banza mu Bangirikani bitabamo, ariko mu matorero menshi nabonye bibamo. Bakajya mu buvumo bakamarayo icyumweru, mwebwe mukirirwa mwigisha abandi uretse abanyu. Abanyu bakajya gushaka undi bakeka ko Imana ivugana nawe. Icyo gice cy'ikiganiro kiradusubiza kuri ya mahitamo akomeye. Byarashobokaga ko u Rwanda twumva twe tutarwiyubakira. Ntibyashobokaga, twari tumaze no kurwisenyera. Ariko umurongo igihugu cyafashe wo kuvuga ngo reka tuvuge ku bidukomeretsa byose, iyo raporo y'Urugwiro muzayishake. Giye yarantangaje, uzi ko irimo n'amazina y'abantu barya ruswa icyo gihe. Bakavuga ngo ingeso mbi ya ruswa muri 98, ngo bakavugamo amazina y'abakozi ndibuka bo muri parike, bakayavuga ngo bakanaga ngo bafite ingeso mbi iyi niyi.
reka mbabwire ingeso mbi mu isi ntizishira, ariko nshima ko ubuyobozi bwacu bufata ingamba z'ibidutwara. Ingeso mbi bazigaragaje kuko zari zamaze kudusenya bihagije. Kuzanga no kuzisubiraho byari byiza, ntizacitse, ariko ba nyirazo barabizi ko atari uburyo bw'imikorere. Ayo mahitamo rero nifuje kuvuga nk'uko nari nababwiye, ni yayandi akomeye Perezida wa Repubulika ajya asubiramo. Buriya dufite igisobanuro cy'imiyoborere muri iki gihugu cyacu. Icyo gihe dusohokana icyerekezo 2020, tugasohokana itegeko nshinga, tugasohokana igitekerezo cy'inkiko gacaca, hajemo ibintu bimwe byiza cyane. Harimo igisobanuro cy'icyo twita imiyoborere. Baravuze ngo imiyoborere yacu izarangwa no kubazanya inshingano no gukorera mu mucyo no gukoresha neza ibya rubanda, izarangwa no kuba yubakiye ku muturage. Ibyo dukora byose n'ibikorwa byose icyo bigamije ari uguhindura ubuzima bw'umunyarwanda. Banyakubahwa bashumba, abanyarwanda muri kumwe nabo, ubuzima bwabo burahinduka nk'uko mubyifuza. Urugamba rwo kurwanya ubukene turumazemo iminsi twese. Uyu munsi nahoze nganira n'abantu bo mu miryango mvamahanga, ndababaza ntari ko murwanya ubukene cyangwa mujera ubukene? Management y'ubukene no kuburwanya ni ibintu bibiri bitandukanye. Ibikorwa dukora buri munsi birwanya ubukene. Management ni iki mu Kinyarwanda? Cyangwa turi abacunga bukene? Ngenda ndashaka ngo mugire imishinga myinshi murayizi. Compassion yize gafata umwana w'imyaka 5 cyangwa 3 imurekura afite 22, sibyo ra? Mu muryango haba haratanzwe inka, haratanzwe ingurube, haratanzwe, mwebwe murabizi. Iyo musubiyeyo musanga ubukene mwaraburwanyije cyangwa mwarabucunze? Bashumba, nimureke tuganire, si ubukene muraburwanya cyangwa murabucunga? Ndagira ngo sindi bubatuze kuko Archbishop arahari, ariko tuze kwatura. Twatura icyaha cyo gucunga ubukene butari ubwo mu mutima, sibyo ra? Turi abacunga bukene cyangwa turi abarwanya bukene? Buriya u Rwanda rwariyemeje, rurarota, ruravuga ngo muri 2030 nk'indisi tuzaba turi isi zira ubukene. Ariko kugira ngo tuzire ubukene hari ibibaho. Gucunga neza ibyo dufite, kubazanya inshingano, gukorera mu mucyo, kwita ku muturage, tukita ku buryo ubuzima bwabo buhinduka, guharanira ubumwe bwacu nk'abanyarwanda. Kubera ko niyo waba utiga, niyo waba utagira ubwenge, inzira yo kwanga ubumwe tuzi icyo yatugejeje. Hari wayungukiye mura? Umuntu umwe wungukiye mu ivangura ry'iki gihugu hari uwamuzi keretse wenda Satani? Hari undi mwe muzi wungutse akicara akavuga ati narahiriwe? Buriya hari ukuntu Covid yaje ikareshyeshya abantu pe, ikatuzinga ikatugota wa mugani. Hari umuntu wigeze kwandika ngo bizatugora kubwira abana bacu ko twarinze igihugu duhera mu nzu.
ariko naba nayo hari abayungukiyemo atari abanyarwanda cyane cyane. Ariko jenoside yakorewe abatutsi n'ivangura ryose ryigeze riba mu mateka y'iki gihugu nta muntu waryungukiyemo. Niyo mpamvu ubuyobozi bureba kure bwahisemo ko uburyo tutazasenya, ikintu tuzasenya ni kimwe, ni ikitubuza ubumwe, ni ikidutera ubukene. Ikintu tuzubaka nanone, inkingi ya mwamba, nabonye icyanditswe mugenderaho kivuga ngo Petero nzubaka kuri uru rutare, nzubaka iki torero. Natwe inkingi ikomeye cyane ni uguharanira ubumwe bwacu. Buroroshye kubuharanira? Oya. Buroroshyera? Reverend Antoine, buroroshye? Ntabwo bworoshye, ariko amahitamo meza aroroha. Ikindi cyoroha ni iki? Hari umuntu utunze izahabu aho murara wayihasize ku meza? Kuki utayihasize kandi ntimuri abapasiteri mwese? Nuko ibyiza ubirinda, ntubanza kubona umujura ngo ubirinde, sibyo ra? Ubumwe bwacu dukwiriye kuburinda kandi tukaburinda uko bikwiye. Impamvu navuze ku bumwe ko ubwo bumwe nibwo bushobora gutuma dukorera mu mucyo. Ubwo bumwe nibwo bushobora gutuma tubazanya inshingano. Ubwo bumwe nibwo bushobora gutuma tujya kure kandi tujyana. Ariko ubwo bumwe nibwo butuma tubabonamo nk'abafatanyabikorwa kandi muri bo. Uyu munsi ndifuza ko tugira ibyo twishimana. Muzi neza ko 65% y'amashuri muri iki gihugu ari mu maboko y'abihaye Imana. Mwari mubizi? Murabizi? Ariko kambabwira ikitari butume mukoma mu mashyi. Tumaze iminsi dukoresha ibizami by'akazi. Noneho ejo bundi twaravuze ngo ariko uvuye mu kizami cy'akazi ushobora guhaguruka Satani akagutera ugafata imbunda ukajya muri Minisiteri y'Uburezi ugasiga ubarambitse, ukajya za kaminuza zose aho ziri ukazikinga, kuko abana bacu turimo kubahemukira cyane. Ntabwo nzi icyo tutarimo gukora neza, ariko ntabwo turimo kubaho ubushobozi butuma umunyarwanda twifuza uzagira isura y'umunyarwanda ukenewe. Kandi bashumba kambabwire biri mu maboko yanyu. Niba 60% y'amashuri ari mu maboko y'abihaye Imana, umwiherero w'uburezi tuzawushyire mu bihaye Imana, sibyo ra? Umuntu ufite nabaye umwarimu, hari ahantu muzi umuntu wa 65% asibira? Ngira ngo Archbishop na cyagihe babavanguraga, bamwe batsindira kuri 50, abandi batsindiraga kuri 60 na kangahe mu Burundi. Habaga mu 10. Ubwo urumva n'igihe hari ivangura, abandi batsindira kuri 50, abandi batsindiraga kuri 60, abandi batsindira kuri 55, abandi bagatsindira kuri 65. Abarimu muri aha uwabonye 65 uba ushobora kumufasha pe. Ariko tubigira umutungo. Umuntu ukurusha 65 ufite 65 muri business aba ari icyo twita majority shareholder. Shareholding yawe yose uko yabiteye 65% ari majority shareholder. Umunyarwanda twifuza murabizi ko ari mu maboko yanyu. Reka mbabwire ibibabaje kuri uyu munyarwanda twifuza rero. Uretse kuba ari mu mashuri yanyu, dufite ibyorezo bizengurutse uwo mwana turimo kurera. Abana bafite igwingira,
ndabashimira cyane ko mwashyize imbaraga mu kubaka ECDs. Ariko mureke twe kujenjeka, sibyo? ECD rye kubizina. Twagize umwanya dusura ama ECD, turimo gusohora ubushakashatsi bwitwa ECD scorecard. Amatorero menshi yaragerageje, ariko mwakora neza kurushaho. Mufite ubushobozi bukora neza kurushaho. Ibyo mwakoze ni byiza cyane, Imana ibahe umugisha. Muri umufatanyabikorwa ukomeye. Buriya mfata urugero rw'umuryango umwe, wenda Judith aramfasha ku wundi. Compassion yonyine muri uyu mwaka utaha irabigejeje muri miliyoni 50 z'amadolari ishyira mu burezi no guhindura ubuzima bw'abanyarwanda. Nta muntu numwe Compassion iha amafaranga mu buryo buri direct. Ayo mafaranga yose ngira ngo Anglikani ifite kangahe munsi ya 25% ya Compassion. Ntagiri munsi 25% ya miliyari 50 ijya mu miryango irenga ibihumbi 107. Muragira ngo dukoze akazi keza kanoze, umurimo unoze kuri Compassion. Twubatse u Rwanda birenze uko byakabaye, dukoresheje neza muri ya definition ya governance yacu na accountability, transparency and efficiency in using scarce resources. Kongeraho ijambo scarce, ari amafaranga uko aba yaje abakwiriye guhindura ubuzima bw'umunyarwanda uwo ari we wese. Byaba bibabaje rero, ntago wabuza umuntu u Rwanda ngo muhe ijuru, birashoboka? Ntago mwabuza umuntu u Rwanda, nako ntiwabuza umuntu paruwasi nyinshi niziba nko mu mirenge. Ntago wabuza umuntu umurenge ngo umuhe ijuru. Murumva bishoboka mwebwe? Muragira ngo ijuru ryabaye ryamake kuri icyo gipimo? Simbizi, ntago nize theology, ariko nkeka ko ijuru rifite agaciro kurenza icyo gipimo. Ntago wakwima umuntu ububasha bwo kuba mu Rwanda ngo umuhe ububasha bw'ijuru. Imana yo yabikora, ariko mwe ntimuri Imana, sibyo ra? Ntago ndi bubabeshye, iby'Imana yakora n'ibindi byinshi bitangaje. Ariko ngira ngo dufite imbaraga nyinshi. Navuze imibare y'imiryango ishingiye ku myemerere n'uruhare ifite mu burezi. Muzi ko uburezi bw'abafite ubumuga ahenshi buri ari mu miryango ishingiye ku myemerere. Ishuri rya Gahini, Gatagara n'ahandi nkaho, kuko mwebwe muba mufite n'uwo muhamagaro mukabikora nk'umuhamagaro, ariko bikwiriye gukorwa ku buryo bunoze. U Rwanda rero ngira ngo twumvikanye ko twifuza, rufite ibintu bikomeye biruranga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yandika ijambo ry'ibanze ku cyerekezo 2050, yaravuze ngo icyerekezo 2020 kwari ukugira ngo, ariko icyerekezo 2050 birenze kubaho gusa, birenze survival. Naho twubaka u Rwanda twifuza, tukubaka umunyarwanda ufite ubuzima bwiza kandi bufite ireme, tukubaka umunyarwanda ufite ubushobozi butari ubushobozi bwo gukora hano mu Rwanda gusa, ahubwo ubushobozi bwo kugira umwanya mu ruhando mpuzamahanga. Subira inyuma dusuzuma amashuri yacu, turarera umunyarwanda ukora iki? Ishuri abantu baraza bakiga, cyangwa ishuri abantu baraza bakahamara imyaka? Icyo nacyo nari nifuje ko tukivuganaho. Ishuri twigamo
ni ishuri rikwiriye kuba rihindura ubuzima bw'umwana, kuko uyu mwana mu cyerekezo 20 twifuza nuko ari umuntu uzaba ushobora gutanga umusaruro ukwiye. Yesu yaravuze ngo naraje kugira ngo zigire ubugingo bwinshi kandi bugize bute bwuzuye. Imiryango muri kumwe nayo mubwira Yesu guhera mu gitondo, mubona ibyo dukora bituma igira ubuzima bwiza kandi bwuzuye. Kwagucunga ubukene mubona bituma tugira ubuzima bwiza kandi bwuzuye. Ntabwo nshaka kuza gusa nkaho mbiyobya cyane, ndashaka kubabwira ko ubutumwa bwiza muvuga buhabanya n'u Rwanda twifuza, budahabanye n'u Rwanda twifuza, kuko u Rwanda twifuza ni u Rwanda rwubakiye ku bushobozi, kandi ubushobozi bworoshye cyane. Mu cyerekezo 2050 turifuza umuturage ufite ubuzima n'imibereho myiza, nicyo twubaka gusa. Uretse n'icyo na mbere hose guhindura ubuzima bw'Abanyarwanda bukaba ubuzima bufite agaciro kandi bufite ireme, niyo ntego ikomeye y'igihugu cyacu. Twifuza kubaka umunyarwanda ufite ubushobozi butari ubwo kurushanwa hano gusa, ahubwo ashobora kurushana ku ruhando mpuzamahanga. Kandi murumva impamvu twebwe twaguye imbibi nk'igihugu, ntitukiri u Rwanda gusa, turi muri Commonwealth, turi muri East African Community, turi ahantu henshi muzagukiza, ariko iyo nkeneye nawe ndagukenesha. Ibintu byo kudusengera ngo Imana iduhe 10 mwajya kubara amaturo mugasanga ni nkaho itabumvishije, mwebwe murumva bikwiye. Noneho mukatubwira ngo ntimugifite ibikorwa kubera yuko tutagitura. Ariko kambabwire impamvu zimwe muzituma tudatura. Dukora ubushakashatsi mu rwego rw'igihugu rw'imiyoborere, nagira ngo mbabwire ko hari ikintu gitangaje. Muri uyu mwaka twabajije abaturage uburyo bize, uburyo bashima imikorere y'inzego zitandukanye, dushyiramo n'abayobozi b'amadini. Muri hejuru iyo muri 91 abaturage 91% bashima, babagirira icyizere bakanabashima. Ibyo bintu mukomeye amashyi, ariko muzi icyo bimuvuze? Icyo cyizere muzi icyo mugikoresha ubwo? Abo bantu babizeye gutyo nibo mukorera management y'ubukene. Rego uyu munsi murava hamwe hazinutswe ku managing ubukene. Niyo mutazinuka ibindi, cyo ndashaka ko mukizinuka, kuko mufite interventions zose zihagije kwanga ubukene. Mwebwe muzi kwigisha abantu bakanga ingeso mbi, murabizira? Siko bigenda. Munsigaye mutwigisha ntituzange byagenze bite. Icyo mbariza icyo abaturage turababaza ngo mubona muti imitangire ya service ahantu turi hose, hejuru ya 90% y'Abanyarwanda ni abakristo. Sabangirikane gusa, ariko ni abakristo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Kristo hejuru ya 90%. Iyo ugiye mu mikorere y'inzego zimwe usanga abakristo bagaya uburyo bahabwa service. Nkambabwira ikintu mukwiriye kudufasha kimwe cyoroshye. Uzi ko hari uturere banyakubahwa bishop mu mbibi zanyu aho imitangire ya service abantu babwirwa nabi kuri 75%. Umuntu akaza kusaba service bakamubwira nabi kuri 75%. Muribaza ko abakozi, reka mfata abakozi b'akarere kanaka, birashoboka ko akarere gafite abakozi hafi 100, waburamwe abakristo 30%? Ntibishoboka.
kuko abakristo ni 90%. Abo bakristo bakora ibiki? Baterwa n'iki izo ngeso mbi? Tuvugira iki nabi? Ibyo nabyo birashaka bije mwaka byaramwe. Kandi baba bararerewe muri ya mashuri 65% y'abihaye Imana. Ubwo se uvuga nabi n'indera? Dukore senteze. Niba tubarera 65%, ku cyumweru bagasenga 90%, ubwo ingeso zo kuvuga nabi zitaha ari izande. Nabarerwa cyangwa nabareze? Uyu mwana ntatukisha nyina. Twibwiza ukuri. Twibwiza ukuri tuvuge ngo ibi bintu bizatuma tugera ku bukire twifuza. Twifuza ko tuba inzego zishoboye. Buriya nimujya mubona turya ruswa muri leta, ntimukabita abakozi ba leta, mujye mubita abakristo banyu. Ndabeshya se? Nitunayiba tukabazanira icyacumi kandi ntimumenye kugitandukanya. Abanyedini barabikora. Hari umunyedini rwose wibaga kuraho icyacumi. Murabizi ibyo? Twibwiza ukuri kuko Bibiliya iravuga ngo ukuri kurabatura, hanyuma inkotanyi zikavuga ngo ukuri guca mu ziko ntigushye. Twibwiza ukuri. Hari ingeso tugomba kwanga pe. Tukabwira n'abantu ko zitazabageza mu Rwanda bifuza, uretse n'ijuru. Kuko izi ngeso zituma tutahangana n'ubukene. Ariko ndifuza kubabwira ngo indoto yo kubaka umunyarwanda ushoboye irashoboka. Iki gihugu ni kimwe mu bihugu bifite ibitangaza mu rwego rwa leta, ariko hari ukuri tugomba kwibwira. Kubaka ubushobozi no kubaka indangagaciro za Kinyarwanda n'iza Gikristo biri mu nshingano zacu, biri mu maboko yacu. Icyampa kuba pastori ntibibe umurimo gusa. Hariya mu rwego dukoramo tujya tugira ibyago kuko tujya tumenya ibyaha byanyu byinshi. Banza dusigaye turusha abapadiri kumenya ibyaha by'abakristo. Ariko twebwe ikibazo nuko tumenya iby'abayobozi tutamenya iby'abakristo. Rimwe twigeze kuganira n'abayobozi b'itorero, amwe mu matorero mato bafite ibibazo pe, babwirana amagambo mabi. Mbabwira gutya, namwe sinshaka kubabwira uko, ariko ndagira ngo mbabwire icyo gihe nababwiye kubera numvaga mbabaye. Narababwiye ariko nasobanuye ikintu kimwe. Muri abakozi b'Imana ariko mwanze kuba abakozi b'Imana mukaba n'abana b'Imana. Icyo gihe nari narakaye ndababwira nti ngiye menya aho ntandukaniye namwe. Mwebwe muri abakozi b'Imana mwifata nk'abakozi, nanjye ndi umwana w'Imana. Bari twashwanye barambwira ngo bansengere ndanga. Ndaga nti ibintu byabazanye aha ntibibahesha uburenganzira bwo kunsengera na gake. Ubuhamya bwanyu nta jambo bubaha mu kunsengera, ntago muri bubikore. Bati wanze Imana ntireka da, ngende umwana w'Imana ishobora byose. Ahubwo mwabakozi b'Imana mwe mwabaye bagarugo beza. Niba mwanze kuba abana basi ni muba bagaragu beza. Abanyarwanda ntibavuga ngo uhinga mukwe ntasigana. None se bwa bukene tubumaneginga tutari mu kwacu. Aha turi nashimye cyane theme mwatoranyije. Uru rutare koko, ikikugira urutare ni iki? Ndagira ngo wisuzume uvuge ngo uru rutare rukwiriye kubakwaho. Ariko muzi ko urutare kugira ngo barwubakeho baruhondahonda. Ubuse mwebwe ntimwubakisha ube amabuye uragira ngo yageze aha. Hari urutare utaterekaho ikintu hejuru. Hari urutare ugomba gutema hejuru
ubona aho utereka umusingi ndabeshyara ntago ndi umwubatsi ariko mfite urugo kameme kandi nkunda n'amabuye. Amabuye asa neza ariko kuyubakisha biragora murabizi kuko ibuye ntupfa kuri ya forma uko byumvisha. Cyo kuri cyiza ntago waba urutare. Muzi East African granite buriya muzi ko ari amakaro yarwo ari urutare twubakisha sibyo ra, ariko kugira ngo tuyubakisha abe meza muzi ukuntu bayagira. Bashumba muri tayari guhondwa nk'urutare. Ariko Archbishop sinzi urutare wababwiraga ujya kubatumira. Ariko I hope ko turi mu ruganda ubu rumeze nka East African granite. Baradukata Imana ibabarire kuko ntago buri gice cy'urutare bacyubakisha. Murabizi ugomba guhitamo wowe warutare we ibicu ufite bitagomba kubaka kuko icyo twubaka turakizi. Turashaka kubaka umunyarwanda ushoboye, turashaka guhangana n'ubukene. Hari ibintu bimbabaza iyo mbona leta yirirwa yirukanka ku kibazo cy'ubuyobyabwenge. Imana ibaho umugisha kuko mumaze iminsi muri campaigns z'ubuyobyabwenge. Cyokora hari ubwo mubishyira mu mwuka cyane mugakeka ko umuntu yaje agapfukama bakamusengera byamukuye mu buyobyabwenge. Ni inshingano z'itorero ryo kumenya nibura n'icyabimujyanyemo no kumenya icyatuma atabisubiramo. Abana b'abangavu, abana barenze 20 bakabyara abandi 20. Hari abashumba twaganiriye turabaza tumwebwe mwabikoragaho iki ngo twabacaga. Sabanyacyaha ntago nzi murangirikani niba mujya muca, ariko abandi babona umwana w'imyaka 12 yikoze inda. Itorero naryo rika kandi wenda yaranafatiwe aho hafi aho ku itorero. Nibyo kambabwire genza umwana kandi binukuri. Umukobwa yafashwe ku ngufu muri genocide yakorewe abatutsi. Nyuma za kuba umukristo ajya muri ya masengesho yacu ya nimugoroba. Musubire inyuma musuzuma amatorero aho ari n'umutekano wayo. Ku itorero rimwe bamukura ku itorero amabandi amumanukana mu gashyamba kariho amumara n'icyumweru. Murebe tuwarete zanyaho zubatse kubari mu cyaro. Iryo torero ndarizi ndahazi twarasenganye n'ubuhamya yambwiye. Noneho ibikomere bye byikuba kenshi pe. Intera hamwe kukumarana igihe zakumaranye zakurekura ukagira imbaraga zikunda Imana. Waba uri ku rusengero izindi ntera hamwe zikakumanukana mu ishyamba. Kambabwira ibyaha mukora. Uwo muntu mu bikomere bye wazamuvugisha ukamubwira ngo ariko se waraguye kutagisenga. Ni intama yawe sibyo? Ntuzi uko byayigendekeye. Ariko ndabizi ko mwebwe mwita ku bakristo. Ariko no kugira ngo mumenye ko hari umuntu nyuma y'izina umukristo hariyo Yusta. Nyuma y'izina umukristo hariyo Tereza. Tereza bayeho ate? Rero yamabuye dushaka ko duhondana tukanatyazana hari ibyo tugomba guhangana nabyo.
itorero ryawe banyakubahwa, nagize umushumba nakunze cyane ndi umwana, nabimenye nkuze, ariko wajya guza mu rusengero akababwira ngo cleanliness is next to holiness. Muzi ko abanyarwanda batubwira hejuru ya 75% ko bafite umwanda ku mibiri yabo. Umwanda suko babuze amazi, nuko batamenye gukaraba. Ariko namwe musubireyo, rwa rukabirabiro mwubatse muri covid, mumbwire ko hari uruherukaho. Hari uruheruka da? N'abaturanye n'ibihugu bifite Ebola namwe ntimugikaraba. Ariko wa munyarwanda ufite agaciro, ufite isuku, urwanya indwara, ugasanga leta nihanganye n'ikibazo cyo kwambara inkweto. Jobundi twagiye mu muhango ukomeye cyane w'idini, haza utwana tw'uduhinja tubyina tutambaye inkweto. Isi yose yambaye inkweto, uravuga ko subu aba bana ku mabuye. Umwana w'imyaka 4 kuki byina atambaye inkweto? Abayobozi bari hari tugira reaction, babyinnye imbyino ya mbere, iya kabiri, iya gatatu baza bambaye inkweto. Ubwo uzi umwana ko umuntu wamwambuye inkweto zicyo yamwambariye. Aha abana kubyina bambaye inkweto zidasa, ibirenge byabo byajya ku mabuye. Murumva ukuntu duha agaciro bitari agaciro? Uyu mwana dushinzwe kumurinda, none turashaka ibirenge birasa, sinzi niba binasa. Ariko ntidushaka kureba ibirenge, ntidushaka kureba inkweto zitandukanye, tutitayeho ngo tuvuga ngo uyu mwana ko ari bubyinire, bamushakiye umukenyero ari bubyiniremo, bose bambaye imikenyero isa. Babashakiye ibindi byose, ikibazo cy'inkweto sinzi uko cyabaye. Kandi ibirenge nibyo biri butanga imbyino, sibyo bitanga umudiho. Nubwo bavuga ngo uva mu itako ari kuva mu kirenge mu by'ukuri. Uko nicyo gikora hasi. Ibirenge by'umwana w'imyaka 4-5 aho kuri za pave, ukavuga ariko uyu munyarwanda afite akahe gaciro koko? Uyu mwana iki kirenge cye gikomeretse, kuki twumva ntacyo bitubwiye? Kuki dushaka ku isura y'ibirenge bisa aho kuba inkweto zidasa? Ari n'uburangare bwacu kubera ko tutabashakiye inkweto zisa. Uwo mwana turagira ngo tuzamwigisha kwambara inkweto byagenze bite? Mu muhango ukomeye cyane w'idini, ufite abayobozi bakomeye cyane, umwana ni mutumubwira ngo yambura inkweto, tuzamubwira kuzambarira hehe? Mwebwe muragira ngo azazambara byagenze bite? Ku munsi yagiye guhura n'umuyobozi ukomeye kurusha abandi, twamwambuye inkweto. Ariko ibyo nibyo tubakorera. Nyakubahwa Bishop, ndabizi ko nubwo mwampaye umwanya wose, ariko ndifuza mu by'ukuri gusubira ku bintu bimwe by'ingenzi. Ibyo mukora ni byinshi kandi ni byiza, ariko aho turi ni kure cyane. Uyu munsi ufashe ikigero cy'ubukene dufite, muzi ko mu myaka hafi 10 twanagoniwe gukuraho rimwe, kandi mu myaka twari dukenye cyane twihuse, ariko twageze aho dusa nk'abagwingiye. Kandi uzi ikintangaza, World Vision yongereye amafaranga izana, Compassion yongereye amafaranga izana, AAA interventions zayo ziriyongera. Mwebwe mubona buriya bukene bwiyongerezwa n'iki? Noneho nanjye mbabaza, nyuma y'umwaka ushobora gusesengura ukamenya ibikorwa wakoze n'umusaruro byatanze? Dufite ubushobozi tuvuga ngo twavanye abantu mu bukene, twavanye abantu mu biyobyabwenge, ntibabisubiyemo, twashubije abana mu mashuri. Ndashaka kubashimira ko mufata bari abana bagasubiza mu mashuri. Ariko urebye ibibazo biri mu muryango nyarwanda, urebye umutwara abana b'abakobwa bato
babangavu bikorereye iki gihugu biteye agahinda. Kandi ibyo bintu nitabibona rwa Rwanda twifuza ntabwo tuzarugeraho uko tubyifuza. Imana yabahaye umugisha ukomeye cyane, nkuko mudategeka imibiri yacu gusa ahubwo muganira na roho zacu, sibyo? Iyo mudusabye gukora ikintu turabubaha, mwadusabye gukora ibintu nyabyo. Naherutse gusura itorero rimwe atari hano mu gihugu rifite imico yaryo itandukanye, ariko bagira kwiyiriza kumwe gushimishije cyane. Bagira kwiyiriza bisanzwe, batanga icyacumi bisanzwe, ariko bongeyeho kwiyiriza kugira ngo bubake ubushobozi bwabo bwo kwita ku batishoboye babo. Buri mukristo wabo bavuga ko bafite abakristo bagera kuri nibura miliyoni 17 ku isi. Buri mukristo wabo yigoma yiyiriza amasaha, yiyiriza indyo ebyiri, niko bazita, indyo ebyiri, amafunguro abiri, agafata ikiguzi cyayo akagitanga mu kugaburira abadafite ibyo kurya. Ni itorero rimwe mu matorero akize cyane ku isi, kuko bakora ibintu byose bishobora gufasha umuntu udashoboye, ariko umuntu bafasha bamuha igihe kimufasha, bakamwigisha ibyatuma agira icyo akora. Abenshi abakobwa b'abangavu turabafata tukabigisha kudoda, ariko ntitudodesha. Abantu bambaye imyenda bidodeshereje hano ni banga. Iyo utadodesha ugafata abana 20 ukabigisha kudoda, ukabaha imashini, bariya abana dukwiriye kumenya ngo bajyagahe mu buzima kirogo itarabarogoye. Aho kubaganisha aho twatekereje hatworoheye, reka tubagira abanyarwanda bazahatana ku ruhando mpuzamahanga. Siko twavuze turifuza umunyarwanda uzahatana ku ruhando mpuzamahanga. Birakwiye ko kubyara umwana ukiri umwana bikubuza kuzagira ubushobozi buhatana ku ruhando mpuzamahanga. Mwebwe mwambara marike murabizi ni zingahe? Marike z'ibintu bidodwa muzi ni zingahe? Nyirango ni byiza ko dutekereza mu buryo bwagutse, tukagira ibikorwa byagutse, kuko nayo niyo mahitamo yacu. Twahisemo bwa bumwe, twahisemo kubazanya inshingano, ariko twahisemo gutekereza mu buryo bwagutse. Bashumba, amashuri mufite iyo umuntu yagezeho asanga ari uburyo bwagutse. Archbishop Diocese ya Kigali Pastor Antoine igiporoso, ubungubu umuntu yakita igiporoso agasubiramo ngo igiporoso, ariko mbega igiporoso ukuntu cyari kibi we, mwajyaga mukireba? Ubu noneho wahuza igiporoso no kuba revival yarahereye mu baporoso, wabihuza? None se ububyutse niki? Ubundi ububyutse niki? Buri spiritual gusa ntibukwiriye kugira na impact zigaragara. Kugira ububyutse ukaburara byo ni ububyutse. Kugira ububyutse ukagira inzu zishobora kugwa ku bantu nabyo ni ububyutse. Inzu zitagira tuwarete. Hari ibintu bibiri numvishije birantangaza. Muri Bibiliya murabizi abanyayisirayeli aho bajyaga bacukuraga iki imbere? Ubwiherero. Abasirikare b'inkotanyi barambwiye ngo bacukuraga ibintu bibiri batarashaka icyo bari burye. Bacukuraga ikintu cyitwa indaki. Indaki ni ahantu bihishaga nyine, bagacukura ubwiherero.
ngira ngo ababaye aho bagiye bafata murabizi ko mutahasangaga umwanda unyanyagiye, ariko twe byaradutangaje kugera aho ufunga amatorero kubera ko atagira ubwiherero pe namba. Ubundi abakene baturanye n'amatorero babonaga umuyaga bakajya kugamira mu itorero, none ubu bahunga ko amabati y'itorero ari bubasanga aho bari. Wenda mwebwe yanyu siko ameze pe, ariko spectrum yacu ni ngari kandi birahari. Nimureke twebwe tuzi Imana tumenye n'agaciro kurusha ibindi, mutwiteho turi abakristo banyu. Buriya Archbishop uwo mukobwa witwa Judith Nanyerera imbuto mbi, Bishop Amoti ntago bizoroha. Nzajya ndeba Bishop Amoti mvuga ndore Judith wo kwa Amoti. Ngewe ntago nshobora kubanza Bishop Amoti uko abayeho, ariko uyu mukristo wanyu dukorana ni urwandiko rusomwa na bose. Twebwe muri RGB tumubona mwangirikana, ariko nyine afite ubuhamya yatabugira sinari buzane nawe, cyangwa iyo nzana nawe sinari kubabwira ko ari uwanyu. Ndifuza gusoza babwira ngo nta mahirwe akomeye umuntu ashobora kugira uretse ayo gukorera Imana mu gihugu nk'u Rwanda. Aho ubwirwa ngo uri umufatanyabikorwa kandi wubashywe, aho ubwirwa ngo reka iyi miryango mvamahanga myinshi ibafasha yaherutse kunyegera irambwira iti ariko iyo dufashe amafaranga angana kuriya agomba guhindura ubuzima bw'abanyarwanda, leta ntiyakurikirane, muba mutekereza iki? Turi hafi kuza, ndabararitse turayakurikirana ubundi mu buryo butari direct, ariko nyine baraducyashye kandi twebwe dukunda gucyahwa. Ariya amafaranga ahaturuka hose aba yinjiye guhindura ubuzima bw'abanyarwanda. Nimureke tubi bisonga byiza, nimureke nituburaho inyangamugayo ziri tuzisange mu itorero. Bisigaye bibabaza winjira mu nama ya politiki ugasanga baravuga ubunyangamugayo kurusha mu itorero. Twe hombi turahajya, birababaje. Nimureke tugire urukundo. Niba muri abashumba itegeko rikuru mufite si ry'urukundo, abo dukorera turabakunda. Uzi ko hari ahantu henshi usanga ahubwo abashumba barafasha abakristo nk'ababakorera, aho kuba ari bo dukorera. Twubakire ku kuri. Umunyarwanda twifuza tuzamugeraho, kandi uwo munyarwanda ni uwawe. Igikomeye namwe muri mu banyarwanda twifuza. Nishimye cyane ko turi muri kaminuza. Hari abajyaga batubwira ngo iyi Imana ivuze ngo bimera nk'amazi atemba ntiwahagarika umwuka ngo ujye kwiga. Mbe wagira ngo aya mezi atemba niyo ari butume imperuka igera. Amabanga mufite n'aya ni amabanga akomeye kandi n'ay'ubwenge. Kujijuka ni ingenzi. Hejuru ya
7% y'abanyarwanda ni bato, bari munsi y'imyaka 35% yo kubaho. Isi barimo itandukanye n'iy'abandi benshi babayemo. Ntidushobora kuganisha abantu mu Rwanda tutazi, ntidushobora kuganisha abantu mu ijuru tutazi ibyo bahangana nabyo. Nimureke tujijuke rero. Twe kujijuka mu ijambo gusa, tujijuke no kubihe turimo. Uzasengera imvura igwe, ariko uko uzayisengera igwe uzashake n'uburyo bwo kuhira mu gihe itaguye. Sibyo ra? Kuhira mu gihe utaguye si ukubura kwizera, ni ukugira ubwenge bwo gufata amazi ahandi wayakura, kuko ayo ni amasoko Imana yaduhaye. Ndifuza rero ko iki giterane kiba icyo, mureke dusubire igahini. Sibyo? Murabizi ko igituma habaye ububyutse nuko hari harabaye iki? Ububyutse harabaye iki? Haba harabaye iki? Haba harabaye kuva mu nshingano, kugwa, gusinzira. Igihe cy'ububyutse nyabyo ni iki rero? Kandi ububyutse buvuga ijambo ariko bufite n'ibikorwa. Mumfashe bariya abana bataye amashuri, baba banyu n'amashuri bavuyemo n'ayanyu. Uzi kubona inama y'akarere bashaka kumenya abana bataye amashuri aho bavuye n'aho bagiye, musengesha ababyeyi babo, abo bana biga mu mashuri yanyu. Yewe muzazane 65%. Iyindi pourcentage leta izayizana. Ntibiga iwanyu se? Ariko nimushaka muzazane 100%, kubera ko ababyeyi bari iwanyu hejuru ya 98%. Kugwingira n'imirima dufite, abantu tubigisha iki? Hari itorero rimwe basherereje ngo mu gihe cya Covid amasake yarabyibushye, kubera ko abashumba bigisha bakanagaburirwa ku itorero kandi batarya ibibonetse. Ariko muzi ibintu abashumba bajya bakora. Giye banyeretse umushumba wabwiye abantu ko afite guta adashobora kurya inyama z'inka. None wumva abakristo ko bajya babagenza, nyina arabacyaha, arabatonganya, bajya gushaka inkoko ahantu, bagambirira kuzamusura, bagiwe mu rugo ngo babone ko za nyama z'inka zitahaba, kandi basanga iwe arizo bagabura. Urumva kubura ubuhamya ku bintu bito? Buriya hari ubwo tububaha kurusha uko tubakunda, kuko umuntu agukunda ibyo ntiyagenda bivuga. Ariko iyo ni inkuru yabaye Kimomo igera no kwa Regurete. Iyo nkuru ifite amazina sindi buyavuge, nanjye ndamuzi nayo mazina ndayazi, n'abagiye iwe ndabazi. Ibaze kuba umushumba kugera kuri icyo gipimo. Kuba urutare rero bifite icyo bisaba. Natwe mu gihugu tubabonamo urutare rukomeye. Buriya nusuzuma uzasanga abarinzi b'igihango muri iki gihugu abenshi bari mu miryango ishingiye ku myemerere cyangwa muri societe civile. Iyo mukoze neza turabibona kandi tukanabishima. Ariko bariya abantu mugirira neza n'abanyu, ni imiryango yanyu, n'abavandimwe banyu, n'abaturanyi banyu, nibo muzamurikira Kristo. Uretse kuba muri urutare, muzi ko muri urutare rukwiriye guha intama zanyu
impamvu yo kugira ubuzima bwiza kandi bwuzuye. Nimubaho ubuzima bwiza kandi bwuzuye, nta kabuza umunyarwanda ushoboye, utsinze ubukene, ufite ubuzima bwiza arashoboka. Ariko ni ubufatanyabikorwa, ubufatanyabikorwa hagati yanyu natwe twese, hagati yanyu n'abikorera, hagati yanyu n'abakristo mukorana, nibwo bushobora kuduha umusaruro urambye. Nyakubahwa Bishop, ndashoje. Ndabifuriza ko iyi nama iba inama y'impinduka. Ndifuza ko uyu munsi mushumba uri hano utaha wibaza ngo ndajya gukora iki buryo ndakora iki gitandukanye n'uburyo nakoraga ikintu. Hari umuhanga wavuze ngo imitekerereze yateye ikibazo ntishobora kuba ari ikoreshwa kugikemura. Mugomba kwiyemerera gutekereza uburyo butandukanye n'ubwatumye twisanga aha turi, n'ubwatumye turi abakristo badafite ubuhamya, n'ubwatumye tugira initiative nyinshi zo kurwanya ubukene tukarangiza tubucunze, n'ibyatumye ibiyobyabwenge tutamenya aho byigishirizwa bibata abana bacu kurusha Yesu. Imana tubabarire, sibyo ra? N'icyatumye abana bacu b'abangavu bateshwa agaciro kuri kiriya gipimo, n'igituma tugira abana barenga 1000 bavuka nta miryango bavukiyemo izabarera. Imitekerereze yibaza ngo byagenze bite, inavuga ngo tugiye kubigenza dute uburyo butandukanye, maze mwarangiza mukavuga nkuko tujya tuvuga turahiya ngo Imana ibimfashemo. Imana izagufasha mu byiza ushaka kubaka n'ugambirira kubyubaka. Undi muhanga yaravuze ngo igikenewe kugira ngo ikibi kisagambe nuko abeza batagira icyo bakora. What is necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Ukwiriye kurazwa ijoro n'ubukene bukuzengurutse butari ubwawe bwawe umuturanye. Ukwiriye kurazwa ijoro n'abana batiga. Ukwiriye kurazwa ijoro n'abangavu b'ababyeyi bidashoboka. Ukwiriye kurazwa ijoro n'abakristo badahindutse. Naho ubundi gutendereza bikwiriye kujyana n'ibyo dutendereza, sibyo ra? Dukwiriye kugira impamvu zifatika kandi dufite n'ibyo tumuri ku bwacu, kugira ngo nitugera muri 2050 itorero Anglikani ry'u Rwanda rizabe ryarafashe ya mbere, rizabe rifite ibyo kumurikira u Rwanda. Ariko nitujyana no mu ijuru mbere tutazicuza, tazagawa n'Imana, ariko mbere yuko Imana itugaya tazagawa n'igihugu. Murakoze cyane, ngira ngo inama yanyu irafunguye. Murakoze. Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera TV. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera